Hallo, hallo. Hi. Muraho. Muraho, mumeze neza. Tumeze neza. Murakomeye. Mishe. Izo rinete se? Niko Ntabwo ndi kukumenya. Ayisa umeze Umeze neza neza. cyane. Kuri naturel. Ewa. Ifite n'akabara. The afro is afroing. Cyuzuzo umeze neza. Ça va. Iri bara rirakubera nuko nandi yose akubera ubwo nabuze aho mbera. Merci. birasa neza. Birasa neza cyane. Zara. Muri izi 2 semaines ngiye kuba kuri green. Ariko nawe umeze Meze neza. neza twongeye no gusuza abadukurikiye aka kanya bakurikiye ikiganiro ishya kibageraho kuri televiziyo y'u Rwanda amasaha n'aya ngaya ari ibi biganiro tuba tubagezaho ubu n'ibyatambutse byose waba wabireba kuri YouTube channel y'ishya ibitekerezo byawe nabo tuba tubikeneye ukaba watwandikira yaba ari kuri Twitter yaba ari kuri Instagram n'ahandi hose hatandukanye mu kanya turagaruka tujya muri hot topic. Bajya bavuga ngo umuntu ni umusirimu tukabyumva mu buryo butandukanye ariko turashaka kugaruka mu busirimu bwacu n'inshuti zacu n'abagabo bacu n'abakope bacu iyo twasohotse tugaragaza ubusirimu gute ese baradutumira tukaba turi abasirimu cyangwa ntabwo agasirimu kari katuza ubwo uyu munsi wa none topic tugiye kurebera hamwe ku bijyanye no gusohoka ninde wishyura ntabwo twishyura turambura bimeze gute ndahera ku muntu dufite hano muri iyi minsi uri gusohoka cyane Cyuzuzo Kuri aya meza ari gisohoka yagutumiye byenda gute aba yantumiye tu. uragenda ukarya ugahaguruka ukavuga ati igihe Cyuzuzo bampamagaye ngomba kurya icyo shaka ndashaka kwisi dokwa oya ubu ngubu urwego tugezeho tubwizanya ukuri nyine bitewe n'aho tugiye ashobora kumbwira ati munsi ngiye gusohokana kila kitu you know ngo ni kila kitu nyine ikibazo nuko igifu cyanjye kitanyemerera ariko ashobora no kuvuga ati uyu munsi nyine it's low key ngiye kuri ngewe ibyo ndabikunda ko umuntu ambwiza ukuri ariko iyo umuntu yantumiye in general ubwo facture niye ahubwo ngewe icyo mba nshaka nuko niba wantumiye uretse n'umufiance wanjye n'inshuti yanjye isanzwe n'umuntu tujyanye mu kazi tugiye kudiskita akazi iyo ari invitation yawe mba expectinga kuri bwishyure. It's on you. It's on you. You told me to get my feet outside of the house nkagukurikira ngewe ntabwo mfite gahunda zo guspendinga amafaranga ubwo nuvuga ngo facture ni yawe ahubwo ikintu ntakora no kurengera like niba nasanzwe nk'iyo Hennessy kubera iki nshaka kuyinywa ko kanya kwise kusha no gushaka kukaryaho kuko gakwise ngiye kukarya ntakarya gakere kumbwiye ariko by the way hano haba akantu karyoshye I want you to try it icyo gihe ni wowe uri gukomeza gusettinga boundaries zawe ikintu rero nkaba nshaka n'ukuri bunyishyuze facture ngewe ntafite gahunda zo kwishyura amafaranga yanjye ngiye gutumira spend cyangwa nta nayo mfite ariko niba nagutumiye it's on me as long as you don't bring other people ngewe ntabwo plus one yari muri aho nyirabirahari wenda ku bijyanye no kwishyura bill when it comes wenda kuri reka duhere kuri dating iyo umusore ari ku datinga nyine you know nimba ariwe wantumiye nibyo si byo birumvikana yantumiye antumira ahantu runaka kuko ni nawe wavuze ahantu byanze bikunze ntekereza ko facture bariye ariko ntago bikuraho ko ngenda ntafite amafaranga ako kantu ngo kimwe mu bintu bya mbere nkora nibyo yantumiye ndibubihe agaciro ndebe uko aza kuza kubehavinga kuri facture ariko kubera ko invitation yariye niwe wantumiye nyine ariko ngenda nzi neza ko ni yantumiye akantu ku ruhande ndajya no kuri Google nkareba iyi restaurant nkareba ibiciro byayo in case hagize ikiba in case yaba nonto nk'iyari dating ya mbere ntabwo uwo muntu w'umuzi ushobora gusanga ari escrow ugasanga rero bikubayeho nabi rwose urasebye ahantu runaka mwari mwasohokeye ngenda rero mfite ayo mafaranga nubwo mba nzi ko ari buri buze kuza kwishyura iyo nanjye nagutumiye mba nzi ko nimba ari ngewe wafashe iya mbere nkavuga ni uze kuza dusohoke wenda ubwo ni umuhungu dukundana nyine cyangwa se turi kugerageza gukundana nanjye mba nzi neza ko ndibuze kuza kwishyura facture ariko yari ku nshuti rero yari ku nshuti nimba mvuze Michel ngo tujye kunywa akantu nukuri ntago mba nagutumiye ngo ndi bwishyure facture sibyo kereka iyo
iyo mbikubwiye nkakubwira Michel uze kuza nkugurira akantu aho ngaho ndi bwishyure facture ariko nibwira ngo Cyuzu tujye gusangira dusangire uyu munsi ntabwo nukuri nkubwiye ko rwose ari ngiye uri buze kuza kwishyura facture yawe nuko nagira ngo numve ko ufite umwanya n'amafaranga tuze kuza kujya gusangira ariko nimba nzi neza ko ari ngiye nshaka kugusohokana mbyongeraho ntabwo ya Cyuzu ndashaka kugusohokana uyu munsi ngwino ngusohokane pe uzi utanariye uzi umeze neza witeguye ariko nimba nkubwiye ngo just dusohoke no you pay your bill I pay mine Cyuzu arakano yavuze Michel yago atubwiye nimba byaramubayeho handi umuhungu agutumira kera cyangwa no yagutumira ukajya kuzana nyine njyewe kanaka isi ibyo bintu njyewe uretse n'umuhungu n'uwari we wese namugaye ngenda nabitinya personally kumva ngo Ayisa yantumiye tureke na date byonyine Ayisa yantumiye kubera iki njya kuzana undi muntu ntanabimumenyesheje ngo abone tudebarka turi batatu turi bane turi batanu kandi kuri bill ye yari yashyizeho jewe gusa ahangaha ngira ngo ni n'ikintu kijyanye n'indangagaciro uburere bujyanye no kuvugisha ukuri ese kanaka muzane ese ko mfite inshuti yanjye turi kumwe hari ikibazo muzanye tugasangira ukabanza ukabaza uwo muntu niba agutumiye banza umumenyeshe icyo kintu rero ngiye kuva kera rwose ni ikintu kigezweho mba mfite n'ipfunwe mba mfite ipfunwe byonyine byo kuvuga ngo nicaranye n'umuntu batateganyije akavideo katrendinze kuri social media ntabwo byabaye mu Rwanda ariko abantu benshi bo mu Rwanda wahise ubona ko bahayajiseho nk'aho byababayeho cyangwa bazaho byabayeho aho umukobwa yari yagize anniversaire umukope we aramubwira ati dusohoke nyine nkujyanye kuri dina ntabwo amubwiye ati zana inshuti zawe aramubwira ati nkujyanye kuri dina Rafi yazana abantu 17 nawe wa 18 nawe wa 18 umuntu uzi uvuga ngo bari kwinjira ukajya uye niyo warafite ayo mafaranga ariko baraje bararya baranywa everything rwose bararyoshya umva barashoye noneho bigeze ku gihe cyo kwishyurwa umutipe yaravuze ati okay she decided to bring other people wasanga bari bwishyure cyangwa bavuze bati let's join kuko ngiye nshaka kumva ngo muri mu ga hangout avuga ni can I join nago nje kurya amafaranga yanyu ndaje nyine kugira ngo mood ibimwe tuje guhuza nyine fun arangira atagira gutuka umutipe ngo dai uri broke ngo uri pathetic bimubwiye aho ngaho n'abandi bumva cyane n'abakobwa bakajya bacamo atangira kuvuga ngo nukubera yuko ngo hari yango hangana gutya ngo niyo mpamvu ngo uri pathetic ngo udashobora kwishyura ngo yo so broke ngo so pathetic yaramututse ndavuga nti ngewe niyo nabangiye kugupropose nahita nyisubira niyo mpeta actually n'ubukwe bwa buri mu minsi 2 nabureka kubera ko ni gute wicara ukumva uri entitled ufite uburenganzira ku mafaranga y'undi muntu kuri urwo rwego uzana abantu 17 ukumva ko byemere uretse n'abantu 18 n'umwe ntago numva biteye isoni pe sibyo kuba byonyine umuntu yakwemvise urabizi ko facture niye ariko uravuze maybe nibyandi twavugaga bita bavuga wenda ngo gukura ibyinyo voilà nanjye kukaza iryo jambo ryo gukura ati mfite umuntu wo gukura mwese mukagenda ntekereza conversation yabaye hagati y'abari abantu bari bahari bavuga ngo umva hari umutipe ngewe ndimo ndakura bafite amafaranga muze tujye kumurya muze tumwereke ukuntu bimeze ariko mu by'ukuri kirengagiza ko at the end of the day mu maso y'uwo muntu ushobora no gusanga yari agufiteho gahunda ushobora no gusanga yari umwana mwiza mwari guzahuza ariko ugakora ibintu nk'ibyo ngibyo ariko nanone hari icyo kintu cyo kuzana umuntu ndabyumva ko ari ikibazo wenda kitari ugomba kubwira wa muntu ugiye kugusohokana ariko twibuke tukiri bato tugifite imyaka za 18 20 tugitangira gusohoka umuntu yaragutumira gukumva ufite ubwoba so ugiye guhakana yuko utaza kujyayo ariko nanone ashaka kujyayo none ugasanga ni muri restaurant udasanzwe uzi ko bwase hari ahantu ndagenda nicaze njyenyine ukaraba nk'umukopine wawe nyine ukamubwira ati wamperekeje ariko nanone uteganya kandi hari akabari twabaga ari utubari ntabwo uranizi restaurant dufite zibamo n'icyayi gusa wenda ntabwo zari zihari nyinshi cyese nka za shokora ndumva rero nibuka icyo gihe nayo ntabwo iramara igihe kinini ariko nge ndibuka ibutare si utubari twonyine twari tuhibereye noneho urumva byagoraga ko umuntu avuga ati ngewe ngiye kwicara mu kabari tu ya peine 18 nibwo kigera imyaka yo kwicara mu kabari abantu bazaza kureba bari no kukureba I understand your point ko hari ikibazo uri kutubaza nandi kwibaza icyo gihe nyine ujyanye n'umukopine wawe baragutumiye
aragutumiye kuri iyo myaka uriho, hari abantu bakurikira ishya bafite iyo myaka, ukumva ufitemo ako kantu k'ubwoba, ariko ninjyana na Michel twicaye turi babiri nta kibazo nyine aramfasha. Ariko nanone na wa muntu niyajya kungirira ikintu kibi mugenzi wanjye ahari azamfasha. Ese icyo gihe ntabwo wajyana umukopine umwe? Christine, nemera ko wamutwara ariko wabanje kubibwira wa muntu wagutumiye, sibyo? Ukanamubwira, maybe ashobora no kukubaza impamvu ukayimuha yawe ituma muri buzane na wa muntu, ariko kwicara mu kadeba karicaye yagutanzeyo yaragutegereje, rero iyo watumiye umuntu akenshi niwe wahagera, ukabona arinjiye yinjiranye n'undi muntu baraje baricaye, c'est ma copine ou bien c'est ma sœur, quand même urumva ibyo bintu bimeze gute? Ariko ntekereza ko wabanza kubimubwira ngiye kuvuga. Nanjye niko mbyumva. Buriya iyo ari date itandukanye na dinner. Dinner mushobora kuba 10 banga, ariko date 2 people. Iyo rero uvuze uti yantumiye, quand même hari ibyo navuga ngo ni savoir vivre cyangwa se kumenya n'ubusobanuro bw'impamvu yagutumiye. Ese agutumiye nk'inshuti isanzwe, ese agutumiye nk'umuntu ari kudraga ari kubaza akantu runaka, ese agutumiye nk'iki mu by'ukuri, kugira ngo nawe witegure hakiri kare utagenda ngo ukore amabara. Niba ari inshuti yawe magara, wenda ntabwo wizeye uwo mutipe nyine, maybe no mutipe uri bizarre cyangwa uraza kuba bored mu gihe muza kuganira, ushobora kubimumenyeshwa mwe ati none se tuvuye muri gahunda zindi na mugenzi wanjye, ari kibazo duhise tukomereza kuri tukazanana, akaguhakanira cyangwa akakwemera. En fait ndatekereza ko wenda kubera ko n'umuntu ashobora kugutumira yifitiye amafaranga yari limite, nabyo tujye tubyemera. Ushobora nawe gutegura ukavuga uti okay, reka ndebe niba muri iki gihe ntumiyemo mfite ubushobozi, sibyo? Hari ikintu Isa yavuze cyo kuvuga ngo witwaza amafaranga, naje mbabwira inkuru uyu munsi I'm traumatized. Ariko ikintu kiba gihari nuko wowe n'umukopine wawe mushobora, ubwo ndi kuvuga abantu bari kudukurikira, abari kwibaza ati se none se wenda umutipe adafite ubushobozi bwo kwishyurira abantu batatu yateganyirije babiri. Nekereza ko mwebwe mushobora kwishakamo ayo mafaranga, wenda wanamuteguza ukamubwira uti in case utari wabipanze, apana kumuca amazi, in case utari wabipanze nta kibazo, bili yiwe rwose ntabwo ari yawe, nuko gusa ngewe I feel comfortable ko ku nshuro ya mbere tugiye guhura nazana n'umuntu, nawe nushaka kuzana umuntu wawe. En fait mukabyoroshya ko hari igihe kudatinga bivuna, kubasha kuganira kwisanzuranaho, hari ukuntu biba biri akwad mugahera muri ese mu rugo muraho n'ibyo ntashobora kubikubaza abonye uzanye. Ariko urumva nyine ni byiza ko ntekereza ko akenshi bipfira muri communication, bipfira mu buryo tuvugana, tuba dushaka kubitwikira kandi n'ubundi nyine cya kibazo kikaza kuvuka. Niba uzi neza ko ufite ikibazo cy'uko umuntu utashaka kwicarana nawe wenyine, mubwire it's okay, mubwire uti ngewe ntabwo rwose kuko ari ubwa mbere tugiye guhura, ndi kumva naba comfortable nzanye n'umukopine wanjye. Actually n'ukuntu areyajisa kuri byo biradefinisa niba ari umuntu wawe cyangwa ari umuntu ugomba kwitondera. Urumva rero nimubwiraho kugira ngo ujye kumuturaho umuntu uvuga uti ngaho bifate cyangwa ubireke. Turacyategereje ya nkuru byagenze mwana we nari nkigera i Kigali, nkigera i Kigali uvuye i Huye wambutse Nyabarongo. I remember, urumva ntago nari nziranye n'abantu. Okay, hari abo twari tuziranye ariko uraza ugasanga nawe afite ubundi buzima arimo, ntagakubonera umwanya, and then nari ndi kumenyana n'abantu bashyashya. I think uwo muntu namumenye kubera abandi bantu kandi ugira mutual friends. Rimwe arambwira ati ariko Cyuzo ndashaka ko invita tugasangira gutyo. Ndavuga okay, tugenda ninywera agafanta gusa, turagenda ngewe i Kigali ntago nari mpaza, ariko arandangira mfata bus ndagenda ndahamusanga aho hantu, turicara hari hakiri no kumanywa, mva Nyamirambo muri home n'abagamo, musanga aho hantu turicara, ninywera agasoda kanjye kamwe, anywa byerize, akugura agafiriti, atumiza brochette n'agafiriti turasangira. Yarambeje turashaka brochette, ndamubwira yego. Ariko hari umukopine twari twariganye segonderi watubwiye experience yagize n'umu ex we yagize umukopa, aramubwira ati ndashaka kujyana i Muhanga bavuye i Nyanza, ndashaka twirirwa dutembera i Muhanga, ari dimanche baratembera. None ariko le type yari yapanze ko bari burareyo, ariko grand sere wala fi aramubwira ati watwaye amafaranga. Umukobwa aravuga ati no, il même il peut pas me décevoir, tina amafaranga. Umukobwa aravuga ati waretse ngo amafaranga ni mutayakoresha uyansubize. Umukobwa aravuga ati nta kibazo, ariko station hayashyira mu isakoshi atabizi. Umukobwa rero bagezeyo, umutipe ati rero turarara hano, nafashe chambre hano n'ibiki byose.
umwana aravuga ati hoya ngenda ataha mu rugo umutipe ati nutarara hano ndagutaha urumva yumvaga ko ari budepande kuri we Rafi yahamagara mukuru warira ati jewe bantaye hano aramubwira ati reba hano nagushyiriyemo amafaranga nyine te ugaruke nakubwiye ntiwanyumva urumva rero ako kantu kari karagumyemo ku buryo nagiye kuva muri home nari ngifite kakantu ko gushyira udufaranga twangiye muri valize nkadukoresha ndukeneye ko nayifite ya tap and go zari zikiza umva ndavuga reka mfa gufata 5000 ndayatwara kuko nari mfite carte nyine ya bus turica urumva atumye nyine brochette turashaka brochette ni nta kibazo turarya facture ndumva yarageraga nko muri 11000 aranje ati ariko siko nta mafaranga mfite no ufite gitanu ni wowe wanyemvise igihe wavuye muri home nari imbere ahubwo ni ibintu yari yariye ibyo bitanu byari kwishyura ngewe ibintu nariye byari ibintu bisanzwe byageragamo natangira ndapanika ndavuga ntibamfungiye i Kigali nubwo ahantu ndi kuyiba ubundi hitwa gute n'ubu Kigali iracyancanga rimwe narapanitse ndamubwira ibyo ndibice utangiye kuzana arambwira ati ni ukuri nta mafaranga mfite atahubwo se turava hano gute man umutima waradishe nubwo mbere na transbiye kuva nabona mu masazi cyuya noneho nkajya mbara 5 11000 6 biravahe ngiye guhamagara mama se mubwire ngo ayohereze ubuse iyi date nanagiyeho ntamubwiye ubundi ngo ntangira kugira hyperventilation ndavuga ni kamamagara umukopini wanjye twa Grace ariko ndamushishura ndamubwira none se kuki wanzanye hano ati ntabwo nzi ko turi bukonsome gutya ndamubwira ni ngiye dore amafaranga yari yizeye ko ari none se nyine ariko nicyo gihe yizeraga nyine ko icyo gihe biraba ari uburyo nka 5 ariko urumva we ni wowe konsomye menshi niwereye byerize arazimanura rwose nziza cyane ngo ntabwo nzi ko tunagukoresha nawe fanti imwe na project imwe ubwo Grace ahita akuyamba nyine urumva nyine ngiye naramushishe ndamubwira nede ubu ugiye kwishyura 5 yanduye ashaki ndayishyura ndangije mpita mpaguruka ibyo bintu ni isomo rimwe na rimwe n'ababyeyi bafite abana bageze muri yaje yo gukundana gusohoka burya nimba ubifitiye ubushobozi ujye umuha udufaranga twitwaze pe kuko ushobora gusanga niyo yaba ari sorti y'abashuti basanzwe natwara amafaranga yo guteganya ashobora kugira ikibazo ashobora ubusi iyo karita iyo bayinyiba nari gutega gute rero ubwo mutari icyo gihe nari naive cyane ntabwo nategaga ngo ningera nkubwira nti reka ninjire mu nzu naravugaga nti rero nta mafaranga mfite nitugera mu rugo urumva ntabwo nari nzi nyine kuvuga nti tugende none nagera ntitegereza nkuzanira amafaranga ndashobora kubwira aho nta mafaranga mfite ubwo mvuye kwita yigendera ariko yahise atubwira akantu keza cyane ngira ngo ni isomo twese tugomba gukora gusohoka ugakonsoma niyo waba bagutumiye ugakonsoma ibintu uzi neza ko ushobora kwishyura nshuti ya Yesu kugira ngo niba nahaguruka bazana ya bill ukavuga ati ngiye nariye ibi ndabyishyuye nimba ari bill 40 ariko nakonsomye 800 niyo mpamvu utagumye no gusohoka ngo ugende ujye gukomanda ibintu bihenze by the way ujye gutumiza za champagne kandi afite amafaranga yo kwishyura ibintu bijye binaba ukazana n'abantu bagezeho bangahe bijye biba no ku nshuti bisanzwe like twasohotse noneho yego ugasanga umuntu aritonze muraje muranyweye yagize utatangiye guhamagara abami baraje n'ibiki byose wajya kubona ukabona ko wowe wizihiwe ugihari utahise utaha bagusigiye facture ni ibiki mu by'ukuri ibyo bintu byambayeho n'ubikora rwose yumve ko ari umuturage wumve ko uri umuntu udashobotse muri societe vraiment asohoka ari kuri telefone undi aritabye undi anyuze ngaho ukajya kubona ukabona baguhaye facture y'80 ufite agacumi kawe wanyweye n'utuntu twawe turi umunani hasigaye n'akahumbi ka moto urumva warangiza ukabona bagusigiye facture 60 ngo ugomba kwishyura none kavuga gute se narindi kumwe n'abantu ati ariko urumva buri muntu wese ukajya kuburana no kwisobanura rega bikarangira ugiye gushaka ayo mafaranga basigaye barabyumvise uzareba abaseriveri benshi asigaye aza akabaza ngo iyi facture ni iyanyu mwese ikibazo nuko yaba hagurutse cyucyu urumva uri kumwe n'abantu ariko ubu basigaye babaza nk'ubu ngubu turicaye sibyo haraje wenda ngiye mpamagaye abandi bantu umuseriveri hari igihe aza akakubaza ati
n'aba ngaba bariho iyi bill mwese yigabanye cyangwa igende buri muntu wese tumuzanira akora umuseriveri wabitekereje ku buryo ni abaseriveri akenshi abona mwazanye abishyira mu kigare ahubwo binabe isomo ngenge ubutumwa ngiye kuba ibintu bimaze kumbuka ibyambaye ikindi kintu nanone gihari ugasigara wishyura nayo utariye wanavuye ushonje ariko wari wabona n'inshuti yawe imwe nayo iza urumva mwari mwisohokeye gutya ukabona araguhamagaye uri hehe se ndi hano ngo mpagusange se nta kindi kintu na kimwe mwavuganye akaza wamutumiye ntiwagize ute akicara akanywa akarya noneho bazana fagitire akirebeshwa muri fone akajya muri fone uti twishyure ati uretse gato ndaje umva kugeza igihe ubibona ko nta mafaranga afite ariko atigeze akubwira ibyo bintu rwose ntabwo ari byiza ufite n'ibintu bigiye bitandukanye byinshi byo kuri bill twabonye n'ibindi bintu akandi kantu kagezweho ko basigaye badutumiza mu ma anniversaire umuntu akagenda akagufatira milikorini agafata ya rooftop yabo na facture yayo ukagenda no umuntu yagutumiye yewe nimwe muri anniversaire yawe ndaje nsanga wateguye ibintu 100 ariko at the end of the day ukavuga ati ugomba gucontribute mu kwishyura facture ntabwo akantu ko gushaka amafoto muri iyi minsi ahantu hari champagne chop live waneguje kare ukambwira uti ndashaka ko uzakontribute muri ibi bintu ngomba kugira opportunity yo kukubwira ngo mfite ubushobozi bwabyo cyangwa niyo mpamvu nashaka gutanga public service announcement nimuzajya gusohoka muzi ko hari abana babarya amafaranga ujye ubwira server uti iyi facture uyigabanye ibyo server ni babyumva kandi yego aho kugira ngo baze kuzanira facture hari abantu baburana nka saa 8 z'ijoro shaho umutwe watangiye kukurya ukajya kuburana facture ni ibyishimo wari wagiye gushaka bikarangirira aho ngaho uhava hubatse izina ukava umenetse umutwe noneho reba nk'uko twebwe abantu baba batuzi no kuri televiziyo araza akavuga ayisa urumva uko kubabuza amafaranga nkambwa man ntabwo ibi bintu ngewe ari ngewe wabikonsomye akavuga ngo ni ukuri kw'Imana ngo abantu b'abastar ngo mujye mwihangana urumva agahinda kakakwica ariko noneho kugira ngo udaseba ugahamagara Christelle ukamubwira ati mbabarira ugeze 20 ni ukuvuga ngo iyi topic twayiganiraho cyane cyane ariko kuba umusirimu ni ibyo kuba umusirimu nta kindi ntabwo ari ukuvuga ngo wambaye ibintu bihenze ni uko umuntu agutumira ukamenya yuko nimba watumiye umuntu uzishyura ya facture yawe ukamenya yuko nimba bagutumiye uri kumwe n'inshuti zawe uzaza nawe ugakontribuwa mbega kuba umusirimu ni ibyo ngibyo kandi twese turabizi yuko resitora za hanze aha ngaha zirahenze cyane rwose nimba ugiye guhura n'umuntu ugira uburyo nawe rwose buriya n'akantu ko gukontribuwa kuri facture nubwo ari inshuti yawe yagutumiye ariko nubona hari ukuntu ubona mwakonsomye cyane sibyo nawe rimwe na rimwe uri kuvuga tufata akangaka baduhe agashoti dufata agacupa ka champagne wikumva ko ibyo bintu byose ari buza kuza kubyishyura ibwiriza ukontribuye kuri facture muretse gato gusoza akanibutse uzi ko hari umuntu like nkuko avuze ngo udebara murahanga ese mba joining akabaraje uzi ko agutobera kurusha mwebwe mwakomanze like noneho facture iraje atanze 5 agahita yereka gutya ubwo muri kumwe iki bya bicupa nyine murabyumva namwe byamagara kandi ubuye hamwa mwebwe mwari mwimereye yarangiza bazana facture n'ibihumbi 100 ukabona ashyizeho 5 kandi akahita yitaba telefone akahita asohoka umva sheri tuze kuza kongera kuvugana next time it's on me iyi sije ntabwo yazarangira ntabwo ufite trauma nyinshi ariko twikubita agashyi rwose tuba abasirimu abasirimu nibyo ngibyo no gusohokana n'inshuti zawe mukishima ntagire umwe utahana akantu ko kuvuga ati rwose ari uwatumiwe ari uwavumbye mukabyishimira twageze muri ka gace kacu keza ka zeteste Christelle ugira gutya rero uravuga ati reka njye kureba ukuntu bakora ibinyobwa bya bintu twari turi kuvuga mu kanya byo gusohoka umaze iminsi usohokana n'abasirimu cyane nkabona ari gusaba ibintu ngo amakokiteri yitwa ayandi mazina urumva tuba tumenyereye yuko abantu bahamagara za mobimba ubwo rero batangiye kuvuga
kuri ubu ngubu ni akantu k'agacocktail za mojito warelala ubwo rero amazina agiye ibyo nibyo atandukanye. navuze nti reka njye kureba ubundi babikora gute. Ni ibintu byonyine byo kuba umuntu yakoresha ari muri bar, muri restaurant cyangwa se no mu rugo wabikora ku bushobozi bwawe bukeya ngayo nguko. Tugeze muri ka gace ka zeteste mu kiganiro ishya. Ni agace tugerageza gukora ibintu tudasanzwe dukora, ibintu tubona abandi bakora tukumva tubigiriye amashyushyu, tukumva natwe turashaka kuba twabigerageza. Uyu munsi rero nanyarukiye muri hoteli Sheba aho bagiye kumfasha gukora bimwe mu binyobwa bigezweho usanga abantu mu tubari, mu mahoteli, ahantu henshi hatandukanye abantu babisaba ati nzanira iki nzanira iki. Nahamukanye. Wiriwe neza Sam? Amakuru umeze neza? Nguri bartender muri Sheba Hotel. Muri iyi minsi ukaba uri gutegura ibintu bikunzwe cyane n'ingeri zitandukanye z'abantu. Nabanza nkakubaza kuki usigaye ubona cocktail abantu bazikunda? Ikintu navuga cyo abanyarwanda bamaze gusobanuka, basigaye bakunda ibintu byiza kandi ibyo dukora natwe ni byiza. Uvuga ngo ikintu cyose kiri gutrendinga ku isi no mu Rwanda kigomba kuba gihari. Yego. Kandi amacocktail aranaryoha, buri wese yayakunda. Njye nzibona nkavuga ese ntabwo babashyizemo nk'amazi. Ubwo rero nagira ngo unyerekere zimwe muri zo kugira ngo izoroshye ariko zidasaba ibintu bihambaye kugira ngo umuntu wese uri mu rugo ukunda cocktail abe yanayikorera akanamenya n'ibirimo. Duhereye ku yoroshye ariko iri famous ikunzwe cyane ku isi, twahera ko bita mojito. Mojito. Yes. Ikinyobwa cyacu kikaba cyabaye. Birasa neza. Cheers. Urakoze cyane. Uketse mojito, indi cocktail ubona muri iyi minsi abantu bari gukunda ni iyi? Abantu bari gukunda indi cocktail bita cosmopolitan. Yego. Iraryoha cyane. Yego. Kandi ifite na kala nziza. Yego. So yo igizwe niyo bita pentro. Yego. Hanyuma tugakoresha aha ngaho ndagufasha. Nanjye bagenda umbwira ngo bashyiramo kangahe kugira ngo nanjye mbashe kubikora. Kugira ngo uze gukubita. Okay. Tugiye gutangira rero. Tubanzemo wa mutobe wacu n'undi 15. Yego, hasi. Hanyuma dushyiremo absolute vodka. Okay. Ubwo ibifite pourcentage y'ijana iri hejuru byagikomeye cyane nyine bituma test izamuka. Yego. So dushyiramo 60. Yego. Inshuro ebyiri. Yes. Yego. Ko kandi gapima 30. Yego. Ubwo nanjye ndashyiramo inshuro ebyiri.
Tekereza ko umuntu wese wabashe kubireba ukunda cocktail yabasha no kuyikorera kuko nabonye bidakomeye. Ariko tukibutsa abantu ko buriya inzoga abantu bazinywa n'abantu barangije imyaka 18. Mwakoze cyane, ndashimira Sheba Hotel, nawe ndagushimira Sam. Mwakoze cyane gukurikira agasegma ka ZTS. Icyaka kibise kinyica. Tuvuga mu kanya bira byo gucugusa. Ese hari uburyo bacugusa? Yavuze ngo ugomba kutarenza amasegonda 30. Otherwise iticika. Agira gake rero gashoboka. Nabonye agira nk'inshuro 6. Ariko hari ukuntu bacugusiriza ku ruhande. Nabonye bakunda kurira. Amafye nawe urabizi. Ibintu bya Christelle ushobora no kuyinywa itarimo alcohol. Hari nk'umuntu ushaka kudukurikira ko bati utuntu uko dusa neza nanjye wadukora ushobora gukoresha actually cocktails zose zigira virgin no gukuramo alcohol ugasimbuza cyangwa se ya soda water ibintu nk'ibyo ngaye nguko. So Christelle wakoze cyane. Mwakoze cyane nanjye kuvuga ngo inzoga tukazinywa mu rugero ntunatware wanyweye inzoga ndetse nta nubwo zinemewe ku bana bari munsi y'imyaka 18 uretse no kuzinywa no kuzibatuma ntabwo byemewe. Yego. Mwakoze cyane kubana natwe Refi. Iki kiganiro cyari cyiza cyane. So naho ubutaha. Bye bye.